ubuzima duhabwa bwo kwera twebwe abari mu isi yanduye, hanyuma tukabaho twambaye ishusho yo kwera kubera ko dufite uwera muri twebwe. Semene amen. Ijambo rya kabiri Bibiliya yavuze ngo ubwo bwami ngo n'ubw'amahoro. Amahoro ni iki? Amahoro ni ubuzima cyangwa se imibereho umuntu agira cyangwa se imugaragaraho ariko itari imukwiriye kubera kwakira Kristo. Ndasubiramo iri jambo. Amahoro ni ubuzima umuntu agira, ni imibereho igaragara ku muntu yo gutekana no kwishima no kunezerwa, ariko ikakuba mutari uyikwiriye kubera umwami wakirira mu buzima bwawe. Yesu ajya kugenda yarasenze aravuga ngo Mana nkweretse ngo intama zawe ngo ubarindire muri iyi si, ubarindire muri iyi si ubaheremo amahoro. Aravuga ngo amahoro yanjye ndayabasigiye, amahoro yanjye ndayabahaye. Twahawe amahoro y'iteka ryose, nta byemerewe kuturara hejuru, nta byemerewe kwangiza ubuzima bwacu, nta mugambi, nta bihe ndetse nta n'abantu bahagarara ku mugambi w'Imana yavuze ku buzima bwacu. Nigeze gusenga umunsi umwuka arambwira ngo abantu bacibwa intege n'abandi ngo n'abataramenya imbaraga babitse mu buzima bwabo, abamenye imbaraga zibarimo. Iyo abantu bakuvuze, Yesu yaravuze abwira abigishwa be ngo ngewe ndagiye, ngo abisi nibabanga ngo password muzibuke ko ari ngiye babanje kwanga, ni ngewe chef wa company banze. None abakozi ba company mwasaze ngo abantu babakunde baranze boss wanyu gute? Yesu arababwira ngo abantu nibabanga ngo mwebwe muzakore password nimwe gusa, ngo muzibuke ko ari boss bahereyeho, ngo namwe bibatere gukora nkuko nanjye nakoze. Amen, hallelujah, amen. Zaburi bigasa dose bari subaye. Amen, hallelujah, amen. Abisi nibaba mwebwe muzabakunde hanyuma mukore nkuko nanjye nakoze. Abakristo batoya bari mukuvuga ngo reka dusengere umuntu ngo kubera intege nke ziwe yagize ngo tumusengera apfe. Imana ntabwo izayumva isengesho ryo gupfa. Uzomusengera Imana igumi guturanye nawe kuzageza igihe uzahindura isengesho ugasenga umusabira umugisha, kubera ko Yesu ari ku musaraba bamuteye imisumari, ariko arangije ngo aravuga ngo Mana mubabarire kuko batazi icyo bakora. Reka mbabwire, abakurwanya n'abakwanga bagize amahirwe yo kumenya icyo Imana yateguye ku buzima bwawe, bahindukira bakaba inshuti zawe, ariko kubera yuko batakizi uzajya ubasabira ubabwire ngo Mana nabo sibo. Dore ibiganza byacu Imana. Amen, hallelujah, amen. Ubwami bw'Imana n'ubw'amahoro, abantu bamenye Imana baratekanye. Ijambo rya gatatu ngo nubwo kwishimira mu mwuka. Kwishimira mu mwuka ni ukunezererwa mu gakiza twahawe, kandi ni ukunezererwa muri iyi si, isi itarimo umunezero, isi itarimo ibyishimo. Yesu nakubohora uzahora ugenda wemye kandi uzidegembya uzuye umunezero ndetse uzashishira no mu bikaride uzavuga umeka amahoro. Umunsi uzabasha kubohorwa ububata bwa Satani niyo munsi uzatangira kwishimira ubwami bw'Imana. Hari amakuru dukeneye. Ubwami bw'Imana si amagambo, ubwami bw'Imana si ibikorwa, ubwami bw'Imana ni imirimo ivuye ku mwuka w'Imana utwitiza akadukoresha. Bibiliya avuga ngo kubera ko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, w'Imana ateguye kera kugira ngo twebwe tuyigenderemo. Icyo waremewe ni imirimo myiza, icyo waremewe ni ukuba umugisha w'abandi. Uri isoko y'ubuzima, ntabwo uri isoko y'urupfu. Uri isoko y'umugisha, ntabwo uri isoko y'amagambo. Uri isoko y'ibyiza, ntabwo uri puberi y'ibibi. Wera uyu munsi ufata umwanzuro, uhereza ubuzima bwawe icyerekezo, uve mu bidatunganye, wegera Imana hanyuma ukorera ubwami bwayo. Imana ibahereza umugisha. Zaririmba kuzuka kwe n'impamvu yo kwizera kwanjye, Yesu mucunguzi ntare ya Yordani yerekanwa zimana nawe. Hallelujah. Amen. Hey, hallelujah.
azavamo mumuhaye amanota. Nta muntu ubaho atagira bamutoje, nta n'ukomera atabanje gukomereka. Yego, nubona uri gukomereka cyane ntuzabivemo, ahubwo itegure gukomera, kuko nibyo bigiye gukurikiraho. Haleluya. Abamama iyo bagejeje amezi yo kubyara nibwo baremererwa cyane, nubwo bababaye ariko baba biteguye ko anytime bashobora guhura n'ibihe byiza. Haleluya. Usenge nakoresha ingahe? Mumpaye ingahe? Isaha. Burya isaha ni nyinshi cyane. Nuko wenda hano harimo umuntu ufite moto cyangwa imodoka, agahaguruka hano akabara isaha adahagaze, yareba urugendo yakoze. Ariko mureke dutaramira Imana. Amen. Kubera ko hanshubije bakeya, ubanza mutamvise icyo navuze. Amen. Twaherukanaga kera, nyamara noneho dusubiye kubonana, dufite ibyishimo. Dusubiye kubonana, dufite ibyishimo. Twaherukanaga kera, nyamara noneho dusubiye kubonana, dufite ibyishimo. None umugisha w'Imana uhorane namwe, ibahe ibibanezeza mu nzira mucamo, ibahe ibibanezeza mu nzira mucamo. Amina. Haleluya. Sasa hari genza numva iyo nanezerewe ngitangira mbura position, kandi nahagurukanye ibintu biri ku murongo, nageze hagati bikivanga, ariko ikitaranci intege zo kubikora nuko nyasohoka abantu benshi bakambwira ko bafashishwe, kandi njyewe natashye mvuga ko nabivanze, byabaye agatogo, nkavuga ijambo gihe norishoreye hakaza indirimbo nayikubitamo, abakunda ijambo bagatakara, indirimbo nkayishorera igihe twojyanye n'abakunda indirimbo, nkagaruka mu ijambo nabo bakaba baratakaye. Ariko mwihangane mwese, ndagenda mbatoraho mwatakaye. Amen. Oh, hallelujah. Reka dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Rusi igice cya mbere. Ndashaka kugisoma cyose, nicyo ngiye kuvugaho. Turimo turasoza igiterane cy'abamama, nako ni ugusubika, ntabwo ari ugusoza, kuko ibintu bisoza biba birangiye, ariko turasubikiraho nabo bazakomeze n'abandi. Igitabo cya Rusi muri Bibiliya abantu benshi baza basa naho bagora kukibona, ariko ngira ngo abenshi n'ama telefone biroroshye. Ufite Bibiliya urenga abacamanza ugende mu bacamanza, nugera hirya urahura na Rusi. Amen. Uyu musore si wo wacuranze guhera kuwa kane? Ngwino hano papa. Bimeze bite? Ugeze ubwo? Ugenda nawe niba ugura amata, niba ugura ikisi nk'isi. Umuntu wakoze neza ajya ashimirwa.
mwahageze? Mu minsi y'abacamanza inzara yateye mu gihugu, nuko umugabo w'i Betelehemu y'i Buyuda asubukira mu gihugu cy'i Mowabu. Rusi igice cya mbere umurongo wa mbere. Mwari mwambwiye ngo mwahageze. Rusi igice cya mbere umurongo wa mbere twagiye. Mu minsi y'abacamanza inzara yateye mu gihugu, nuko umugabo w'i Betelehemu w'i Buyuda asubukira mu gihugu cy'i Mowabu, we n'umugore we n'abahungu be bombi. Uwo mugabo yitwaga Elimeleki, umugore we yitwaga Naomi, n'abahungu be bombi, umwe yitwaga Mahaloni undi yitwaga Kiliyoni. Bari abanya-Efurata b'i Betelehemu y'i Buyuda, bagera mu gihugu cy'i Mowabu baturayo. Elimeleki umugabo wa Naomi arapfa, asigarana abahungu be bombi, barongora abamowabukazi, umwe yitwaga Orupa undi yitwaga Rusi. Maze bamarayo imyaka nk'icumi. Maze Mahaloni na Kiliyoni bombi barapfa. Uwo mugore yafushije umugabo we n'abana be bombi. Bukeye ahagurukana n'abakazana be kugira ngo ave mu gihugu cy'i Mowabu asubire iwabo, kuko yari yumviye mu gihugu cy'i Mowabu yuko Uwiteka yagendereye ubwoko bwe akabaha ibyo kurya. Avaho yarari hamwe n'abakazana be bombi, aboneza inzira asubira mu gihugu cy'i Mowabu. Naomi abwira abakazana be ati, nimugende musubire mu nzu y'abanyoko, Uwiteka abagirire neza kuko mwagiriye banyakwigendera nanjye. Uwiteka abahe mwembi kubona uburuhukiro mu mazu y'abagabo banyu. Arabasoma, batera hejuru bararira. Baramusubiza batoya, ahubwo tuzasubirana nawe mu bwoko bwanyu. Naomi arababwira ati, bakobwa banjye nimusubireyo. Niki kibashakisha kujyana nanjye? Hari abandi bana mfite mu nda ngo bazaba abagabo banyu? Bakobwa banjye nimwigendere musubireyo, kuko ndenze urucyuriro. Navuga nti ndabyiringiye, ndetse naho nabona umugabira ijoro nkabyara amahungu. Ibyo byatuma murindira kugeza aho bazakurira? Ibyo byatuma mudashaka abagabo? Bye kuba bityo bakobwa banjye, kuko mbababarira cyane. Erega Uwiteka yabanguriye ukuboko kundwanya. Baraboroga, barongera batera hejuru bararira. Orupa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaho akaramata. Naomi aravuga ati, dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku Mana ye, nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. Rusi aramubwira ati, winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya niho nzajya, kandi aho uzarara niho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa bahampambe, nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Abonye yuko amaramaje kujyana nawe, arorera kubimubwira. Nuko bombi barajyana, bagera i Betelehemu. Bagezeyo, abo mu mudugudu bose bahagarikwa imitima n'abo bagore. Barabazanya bati, uyu ni Naomi se? Arabasubiza ati, ntimukanyite Naomi, ahubwo mujye munyita Mara, kuko Uwiteka yangiriye ibisharira cyane. Navuye ino nuzuye, Uwiteka angaruye iwacu nerereye, munyitira iki Naomi? Ubwo Uwiteka yanshinje ishobora byose yambabaje.
nuko Nawomi agarukana na Rusi umumowabukazi umukazana we, baturutse mu gihugu cy'Imowabu bagera i Betelehemu batangiye gusarura seyiri. Amen. Amen. Kubera ko turi mu kinyejana cyo gusoma imirongo mikeya, buriya wasanga hari abarambiwe bamwe batageze aho nageze. Sinobarenganya, nyine niko igihe kimeze, ibintu byose birihuta. Amen. Niyo mpamvu dusigaye tubakangura cyane, tukavuga amena nyinshi k'igihe twokomeje. Ariko reka nageze kugenda kuri aya magambo numvise umutima wanjye umbwira ko tuvuga kuri Rusi mu nsanganyamatsiko ivuga ngo umudamu ufite iyerekwa, umudamu ufite vision, umudamu ufite ihishurirwa. Kuwa kane nababwiye ihishurirwa, none nshoje mbabwira ihishurirwa. Twaganiriye byinshi mu bijyanye n'igice cya 31 mu migani, umurongo wa 10, aho bivuga ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona, ararusha cyane marijane, araruta amabuye y'agaciro, umutima w'umugabo we uhora umwiringira. Twaganiriye byinshi ku bamama, iyo topic Imana yarayimpaye. Amen. Iyi mpishurira, niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo nubona uri kunyura mu bibazo, icyo nahishuriwe niki, nubona uri kunyura mu bibazo, ntuzasaba Imana kuva mu bibazo, uzasaba Imana imbaraga zo kwihanganira ibibazo, kuko bijya birangira hakaza ibindi. Kandi iyo wihanganiye ibibazo hakaza ibyiza byabyo. Haleluya. Nize topic y'abamama kandi ntararezwe na mama. Nagiye kumenya ubwenge, sanga hari amabwiriza y'itorero avuga ko umupapa wigeze gushaka umudamu bagatandukana agakizwa, yirukana uwo bari kumwe akazana uwa mbere. Ni ukuvuga ngo papa nawe byari byaramubayeho, yari afite mama ariko yaramuzanye ari uwa kabiri. Uwa mbere nawe yarashatse ahandi, amategeko yinjiramo ko bagomba kubisikana, uretse papa bagomba kubisikana, mama akagenda hakaza uwo mama wundi. Ngiyi struggle rero. Ni ukuvuga ngo uwo mama asize abana, mama asize abana. Mu myaka tekereza ko nari mfite hafi 5 cyangwa 7. Ngezaho, ariko twari tukiri bato tutazi biri kutubaho, ariko nkajya mbaza ibibazo byinshi. Ataragenda mama nkabona yicaranye na muzehe nijoro, hari ukuntu abantu bacanagiriye ruguru mu nzu, umuriro ukaka, wageraho ukazima, mugasigara muri mu mwijima, muziko harimo amakara gusa. Noneho nge turyamye mu kirambi, bavugana nkabona mama arimo kurira. Noneho papa yasohoke, se urarizwa niki? Namubaza kongera akarira, akanyihorera akagenda. Nyuma aza gufata icyemezo cyo kudusezera, asubira iwabo, adusiga turi 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Umukobwa umwe yari muto amuhetse, niwe yajyanye. Ubwo twisanga mu isi. Namwe mutekereze iyo isi ya mbere yari amagambo. Ese ibi byana bizabaho? Muraboza abantu biwacu nubwo bari bakishijwe, ariko ururimi ubanza n'ubu rutaramenya ko Yesu yaje. Mugabo umwe yaravuze ngo we yaje kuvumbura ngo impamvu ngo amaso n'ururimi bidakizwa, ngo iyo umuntu agiye kubatizwa arahumiriza akabumba akanwa, ngo amazi ntagere mu maso no ku rurimi. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo umuntu ashobora kubatizwa ariko ururimi ntirubatizwe. Noneho twisanga mu magambo ateye ubwoba. Twerekera aha, wakora ikosa nk'abandi bana bakaba baragucyuriye ngo nicyo gituma nyoko yagiye. Noneho bya bikomere uko tugenda dukura, murabiza abantu bose uko bavukana baba bafite imiterere itandukanye. Amen. None mukuru wanjye akaba umuntu ushabutse, byageza nimugoroba we akajya mu baturanye akababwira ati nzarira twishe ni mudutabara.
njyewe nabona bigenze bityo nkajya aho ndyama ngasinzira nkabyihorera, ariko Imana iza guprofita ibyo bibazo ibikuramo igisubizo. Haleluya. Utikiye gisubizo. Ayo marira nako gahinda nuko gutotezwa nje byatumye nyoboka inzira y'ubutayu. Ntangira kujya nsenga mu maombi njyenyine, nkajya mu rusengero njyenyine, nkumva Imana ko irambwira ibintu simenye ko ariyo, nkaririmba indirimbo nkarira, ariko nkagira ngo nugukumbura mama, naho umwuka wera yaraje sinabimenya. Amen. Mu myaka 15 nibwo umwuka wera yamanutseho ndabimenya, ntangira kuvuga mu ndimi, ubwo simbutsa amateka menshi. Noneho wa mumama je aza nawe yarababaye, nawe yasize abana bagira muri 5. Ihuza abo bantu rero, ako akoze kose tukabona ikosa, ako dukoze twose akabona ikosa, ariko nsenze Imana. Amen. Haleluya. Msaidizi yupo, ni Roho wake mwema aliyetoka kwetu. Haleluya. Anatufunulia habari za maneno yatakayotokea kwa mwisho wa dunia. Anayasema yote aliyoyasikia. Msaidizi yupo. Jina la Bwana libarikiwe. Nalize ngo murayihe icyubahiro, ariko mujye muzamura tutababwiye na. Oh, haleluya. Imana ishiramo umutima wagutse, inyigisha kubana n'uwo mumama. Uko bagenzi banje bo barakara bavuga ngo ntiyabagaburiye, twasanze byashize, nibiki, je uko bigenda gutyo, kavuga ngo umwuka kambwira ngo sasa wowe aho kugira ngo utomboke, fata ijerekani uje kuvoma. Nuva kuvoma barakugaburira. Ubwo nkamanuka umusozi, ijerekani nayizana kwa kuntu umwuka yambwiye, nayigeza hasi akarika, akajya ashaka nko kumbwira ngo nje nyine, kambwira ntoya reka mbwira abandi ko bihiye, bakaza tukarya. Akavuga toya wowe niwe narimbihaye, abangaba niwe baririyeho. Kambwira ndi nawe none nkamujyana hirya, kambwira ndi sasa nuzajye ubona turi kurya uzureka kudutonganya, kuko nudutonganya turi kurya tuba dusa naho tutariye. Nkabyuka mu gitondo umwuka kambwira ninjye muhungu wa mbere mu misozi miremire wakoze imirimo y'abakobwa. Kazinduka niba yajaburuye isekurira aho, ngafata umuhini ngahura, narinzi gusheburura, narinzi gukoresha urutaro. Mbese umwuka ntimuzamukinishe. Umwuka iyo wamwemereye aka kanya muri Kenya, wemereye umwuka wera, yakwigisha ibintu abanyakenya batazi, kuko ni imbaraga z'Imana zirema. Haleluya. Noneho uwo mumama Imana imumperaho umugisha, arankunda biteye ubwoba. Nanjye nje sinamenyaga niba ari ukumukunda, numvaga nyine ndi kubikora kubera inshingano. Ndetse nagera kwa mama ngasa naho nabuze umutekano. Urumva nari maze gukura, ntamumenyereye, ntamuzi, namusura iminsi mike, yatese uragiye ntindagiye. Ndavuga ndi rero noneho biza kugera igihe mukuru wanjye asanga mama, ngiye sigarana na papa, tuba turagabuye. Ariko hagati aho namwe murumva mu muhana abantu bagize baterererere, ibigize bite, akabaye kose erega ni byabyana, erega ni ye baba we, ariko mbega we, ariko Imana usibanganya amateka dutira. Waririmbye mama indura musha, wihangane nganje maze gusaza, umva bya bintu byo gusaza kandi ndabiza. wankuye kure mu mwijima shira habona. Usibanganya amateka mabi, umpindura musha. Tuyicubahiro, amaboko aracyari mazima. Ndio ushobora kuyazamura bikemera. Yego. Haleluya. Amen. Hanyuma nyoboka y'ubutayu, imisozi yose nyisengeraho. Imana ingira umuvuga butumwa nkiri mutoya. Amen. Muzi ko iwacu bakundaga abashyitsi bagatarama, amazu y'urubunga n'amahombi, ninjye wahiraga ibyatsi.
twategereza abashyitsi abakobwa bigira nabi bagasanga nashashe nateguye mu rubunga nacanye nakongoje inkwi urubunga ruri motomoto ariko Imana we njagenda aho turi twenyine nkayibwira ngo ugomba kunyishyura undi mwideni ariko ntabwo itagize yebaba we haleluya nimempa maisha yangu ili ayatawale nimempa maisha yangu ayatawale Bwana Yesu nitakutukuza kwa kuwa wewe wanameza mbele Bwana nitakutukuza kwa kuwa wewe wanameza mbele ya watesi wangu Bwana haleluya nitakutukuza kwa kuwa jina la Bwana libarikiwe. Icyambere Imana ntabwo ibesha icyakabiri igira imbabazi yo cyagatatu ijambo rivugiye ubwayo ikurikiranya ibihumbi icyambere Imana ntabwo ibesha icyakabiri igira imbabazi Haleluya. Nubona umuntu Imana irimo kumuzamura uzaba uretse kwifuza ubuzima bwe uzabanza ubaza amakuru ye aho yanyuze nuhashobora. Amen. Amina. Haleluya. Indirimbo gazigiye kumvangira kandi Rusi arimwe amagambo ateye ubwoba ndaje nyababwire mu kanya kamanze ndebane n'izi ndirimbo. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. 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 Icyo gihe bwamaraga kwira turi mu maombi tutaramye turimo turirimba ngo mimi ni chombo cha Bwana ndani yangu muna mali tumekwisha kupatana na Bwana ahadi ni deni tumekwisha kupatana na Bwana ahadi ni deni mimi ni chombo cha Bwana ndani yangu muna mali mimi ni chombo cha Bwana ndani yangu muna mali amashini mkono nimetosheka Yesu wangu asifiwe nimetosheka Yesu wangu asifiwe
bana data we Musada Tena kimbilio. Tena kimbilio. Musada Tena kimbilio. Musada Tena kimbilio. imetosheka Imetosheka. Yesu wangu. Milele daima. asifiwe Aiwa. Asifiwe milele daima. uwo mumama naje kumuherekeza turagendana amateka yo gushaka yo sinjya nkunda kuyavuga cyane iyo bantunze kamera hari amwe uzuvuga yagera hanze agakomeretsa abantu kandi ari we wayivuzeho batese umuntu ugeze muri ruriya rwego aracyavuga turiya tuntu ye baba tata utuhe tuntu harya muri yoroheje ngo ntimutange ubuhamya aho ibashubije aho mwavuye se ejo bundi nababwiye umugabo watanze lifti ayiha umuntu aragenda ngo amugeze aho amusiga umuntu arasohoka arigendera habe na murakoze wa wundi watanze lifti ati garuka injira mu modoka kinga aho ngaho niki arayakisha ruru naho yamukuye niki wowe kuvuga ngo murakoze gusa igikorwa nakoze ugikubye na zeru urasohotse gusa uraraye hanze niba umuntu yarababaye imana izajya itangara bingana gute wavuze ibintu akira imana iguha umugisha kabisa njya nkunda abantu bavuga ubuhamya bavuga ukuntu imana jina la Bwana libariki. Reka nze kuririmba mu kanya, reka mbanze vuge rusi. Amen. Aba mama bavuze ijambo rikomeye rivuga ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona? Ninde nyine? Ninde wamubona nyine? Ko uwo mugabo abatomboye, uwo mugabo abagize amahirwe, uwo mugabo abagize umugisha. Amen. Baravuga ngo iyo ufite ngo umugabo cyane cyane w'umuvuga butumwa ngo iyo yashatse umudamu mwiza w'imico myiza ngo azamuka inshuro ebyiri ajya muri promotion. Ngo iyo yashatse umugore w'imico mibi amanuka hasi inshuro enye. Wumvega ibitangaje bibi kuntu biza bigira imbaraga. Kandi abafaransa bo barabibonye barabigenzura baravuga ngo burya bwose inyuma y'umugabo ukomeye haba hari umugore ukomeye. Abagore bazi gutanga inama, abagore bazi kumenya neza imico yabo mu rugo rwabo. Ya bwa buhamya ntitwoburekera hariya. None se ko nasomye muri Rusi ubu nabwo kandi buje bute. Noneho jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Twaje kubana nawe turakomezanya. Ubwo na mama nyine rugeretse nawe nkamusura, ariko ikintu yakoze mama nawe giteye ubwoba gikomeye. Nawe tujya twicara tukamushimira. Cyo gihe akiri muto, abandi benshi nabo bagera iwabo bagashaka, we aravuga ngo ntashobora gushaka. Ngo azicara iwabo akomeza acungira abana be hafi. Kuko ntiyobona uko ajya gushaka handi ngo arye azi kwa abana be. Mwana we. Ibihe bigeragenda binyuramo imyaka hafi 50 muri 47. Wa mukecuru ejo ndamuherekeza ndamurwaza arataha. Ngo atahe reka gajye mu ntambara yo kugira ngo mama garuke. Sanga papa ari mu idini rye, mama ari mu idini rye. Idini riramugaza, idini ririca, idini riboshya abakristo. Kuba muri ubwo murayumvise nuko kose idini ndwana intambara
abasengana na muzehe kera bamuhaye inka ngo ashake. Bahamagara abapasiteri bari barimo, ntumva rero muri abapasiteri nanjye nkabundi nibinarimba turajya mu makofi. Ibyo bintu mubyibagirwe, ako nagasuzuguro, kuko noneho hari ibintu gatwihanganiye. Ubwo twabaye abagabo, natwe dufite ijambo, tugomba gutegeka. Birabanje biranze, mama aremera. Uyu munsi tuvugana nari maranye imyaka y'ubuzima bwose, urumva hafi 47, mfite amatsiko yo kubona papa na mama bicaranye. Iyo shusho nibazaga ko umunsi nzababona bari kumwe, wenda nzata ubwenge cyangwa nkanka, ariko abantu baremye nabi. Cyakora ibyo nari nshoboye gukora narabikoze, ndaserebura, ndabicaza, ndabasengera, ndababwira ngo iyi shusho nubwo napfuye uyu munsi, iyi foto ndayibonye. Uyu munsi tuvugana bombi baricaye mu rugo, barahari. Abamama muri aha mufite abantu mutunze aho mwashatse, mubihanganire. Kandi ibindi byose warakara wavuga nabi, ntuzamwima ibiryo, kuko kwima umuntu ibiryo uba urimo kumwima ubuzima. Amina. Ubuzima rero bujya buhinduka, mwihangane. Muyangane bakundwa mutaluhe, tuli hofi yo kumala ulugezi, tugende yabire bihembo. Muyangane bakundwa mutaluhe, muyangane bakundwa mutaluhe, tuli hofi yo kumala ulugezi, tugende yabire bihembo. Hallelujah. Amen. Umugabo witwa Elimeleki wari utuye mu gihugu cy'Ibuyuda i Betelehemu, havuka ikibazo cy'inzara. N'uyu bavuze wenyine, ariko n'abandi barahunze, kuko inzara ntabwo ari ikintu cyihanganirwa. Ngo asuhukira mu gihugu cy'Imowabu ajyanye n'umugore witwa Nabo n'abahungu be babiri, Mahaloni na Kiliyoni, batarashaka. Ngo bagereyo bitinze gato, Elimeleki arapfa. Ngo byigira imbere, abahungu barashaka, Naomi abarashubijwe, urugo rurongera ruriyuzuza, ruriyubaka, rurakomera. Amen. Rwiyubatse mu kanya gatoya, Mahaloni arapfa. Mu kandi kanya gato, Kiliyoni arapfa. Hasigaye abagore batatu. Naho matese ibi ni ibiki? Ngo abaza amakuru y'iwabo, yumva inzara yarashize. Ngo yumva inzara yarashize, afata umwanzuro wo gutaha. None ngo afata umwanzuro wo gutaha, yibaza uko azagira bakazanabi. Arababwira ati sasa namenye ko iwacu Uwiteka yabagiriye neza, none ngiye gusubirayo. Abakazanabe bati turajyana, udusigase. Ati muze tugende. Baragenda ngo bafata urugendo bigiye imbere. Naomi umumama mukuru aratekereza ati se aba bana b'abakobwa babandi mbajyanye hehe? Ngo arabicaza, arababwira ngo umva, inama nabagira, muracyari batoya, ngiye kubasabira umugisha, mbatureho umugisha, musubire iwanyu muzuza abanyoko, abagabo batoya bazaza bongere babashake, nta kibazo. Ngo bamubwira ngo ya twakureka, tuzagendana nawe. Ngo barongera baricuma ngo bigira imbere. Nawo arabasigaza, musubireyo, ndabasabye ngo musubireyo. None ngo ababwire bwa mbere, ngo baraboroga bararira. Bwa kabiri ngo barongera bararira, ariko Oropa aravuga ati kandi mukecuru ndavuga nibyo, uyu muntu nyina azagira gute? Nawomi ngo aravuga ati se mwabakobwa mwe, nubwo nashaka uyu munsi kabona umugabo, murabona nabyara abahungu mukabategereza, mukazageza igihe cyo kugira ngo babashake, nimutahe musubireyo.
Oropa ngo asanga Nawomi aramuhobera, ngo bararira, aramusoma, aragenda. Rusi agumaho. Nyirabukwe aramubwira ati dore muka mugabo wanyu yasubiyeyo, nawe haguruka ugende, mundeke, Uwiteka yaranshaririye, Uwiteka yanguye nabi. Nawomi araceceka ngo bigire imbere. Rusi atese umeze ute? Nawomi atese umeze ute wa mukobwa we? Subirayo, muka mugabo wawe yasubiyeyo kandi yagize neza, ubuzima bwe buracyafite amahirwe menshi. Subirayo, witakaza amahirwe yawe ku muntu wagize ibibazo. Amina. Oh haleluya. Witakaza amahirwe yawe ku muntu washaririwe, umuntu wafushije umugabo, abahungu babiri, none murashaka ngongire gute? Rusi asohora ijambo, aramubwira ngo winyingingira kugusiga. Aho uzajya niho nzajya, aho uzarara niho nzarara, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye, aho uzagwa niho nzagwa, nihagira ikintandukanya nawe Imana izaba impore ndetse bikabije. Haleluya. Rusi ngo amwitegereje, ngo abona ko yamaramaje, ngo arorera kubimubwira. Baragenda ati ngwino, ibibazo guzahura nabyo ntuzambase, ntuzatekereze ngo sinakubwiye. Baragenda ngo bagere i Betelehemu. Amina. Ngo abagore bo mu mudugudu ngo batangazwa n'abo bagore, ngo bakazabaza batese uyu ni Nawomi? Nta hataba amagambo yatangiye kera. Batese Nawomi uko aratinyutse araje mu bantu, noneho yarekejwe n'agakobwa k'akanyamahangakazi, umumu wabo kazi witwa Rusi. Ngo bakaza bakamubwira ati Nawomi we uracyabaho? Ati ntimumbwire Nawomi. Nawomi risobanura nyiramahirwe, risobanura amahirwe. Akavuga ati jewe Nawomi muri kureho, mujye munyita Mara, bisobanura ngo narashaririwe, Imana yanguye nabi, muceceke. Amina. Noneho rero ngiye kuvuga kuri Rusi, ngo bigere mu gice cya kabiri. Igice cya kabiri kivuga Rusi. Rusi ijambo twasorejeho ryavuze ngo bagezeyo basanga ngo batangiye gusarura Seyiri. Amina. Haleluya. Seko mwagabanyije volume. Haleluya. Haleluya. Uko ntimwumvaga ko bitandukanye niyo nigaragaza nyine ko mwari mwa hazaba rimwe tubwira abantu ngo basinziriye muvuge ngo amen, bakavuga. Yesu ko wari usinziriye. Noneho ngo basange bari gusarura, Nawomi akagira isoni zo gusohoka. Ngo agira isoni zo gusohoka, Rusi aramubwira ati mama icara mu nzu wikingirane, njyewe hano nta wunzi, gupagasa biremewe, nzajya ngenda nkurikirane. Abisiraheli bagiraga amategeko avuga ngo umuntu nahinga umurima, nagera ku mutwe w'umurima, ku nkokora z'umurima, agenda asiga imyaka, niba ari ibigori, niba ari seyiri zimeze nk'amasaka, kugira ngo abakene nabo baza basarure. Rusi aravuga ati njyewe nzajya ngenda mpumba mu mirima. Amina. Reka mbabwire iki kintu. Rusi nk'umumama ufite vision, hari ibintu bitatu. Hari icyo bita iyerekwa, hakaba icyo bita ubutumwa, ndaza kubivuga mu ndimi z'amahanga, wenda niho ziza zisa naho zadukolonije, niho tubyumva neza. Icya gatatu hakaza ingamba, bavuga vision, bakavuga mission, bakavuga strategy. Ni ukuvuga iki? Abantu benshi bafite vision, bakagira mission, ariko strategy zaranze. Rusi yari afite vision, agira mission yo guherekeza nyirabukwe, ngo agere iwabo yinjira muri strategy, nizo zamugize umugore ukomeye. Ni ukuvuga ngo wa mudamu we warashatse, ufite umugabo, iyo ni vision. Ufite mission, warabyaye, utunze urugo, ariko strategy nizo zirimo zinanirana, nizo zananiye abagabo bashaje n'abakecuru. Turagera mu miji abantu bakatandukana kuko habuze ingamba birumvikana, strategy ariko nazo zirumvikana. Mukecuru umwe yaravuze ngo we ngo ntazi igifaransa, ngo ariko iyo bamuvuze mu gifaransa arabimenya. Nuko nutarabyize nawe arayumva neza. Ni ibintu bitatu umenye ko bifite. Amen. Amatorero menshi afite abashumba bafite vision,
bakagira na misiyo, kuko misiyo ni ukubwiriza ubutumwa bwiza, ariko strategy yo kuyobora amatorero niyo yandagaje abantu benshi aha hanze. Abantu benshi b'abacuruzi bafite vision, bazi kwangura, bafite na kapitali, ariko strategy zo kwamamaza ibicuruzwa byabo byaranze. Abagabo benshi bubatse ingo bafite vision yo gushaka, akavuga ngo ngenza ashaka umukobwa ngo muremure w'inzobe w'inyinya wize, akamudekiriva ahantu hose. Erega wowe wabona uwujuje byose se wagize uti? Ntibikunda. Niyo bikunze azameza atyo agasa na wa wundi wo mu migani bavuga ngo uburanga bwiza ngo budafite umutima ngo ni nk'impeta ikikuye mu zuru y'ingurube, ingurube zigenda ikajya kuyikurunga hanze. Kubera iki? Hari vision wagize, ugira misiyo yo kubaka urugo, ushaka kuzajya ugendana n'umugore mwiza mutemberana mu nzira, wagerayo akakwanga akazayanga gusohoka, kavuga ati ngewe uzunguraho ibi ngibi byo gusohokana se n'ibiki. Kero ka misiyo yawe ikabira iratakaye. Strategy zo kubaka urugo ntabwo twozivuga hano ngo tuzazirangize, kandi ziroroshye cyane. Strategy yo kubaka urugo ya mbere, amen, ni kode yitwa nkunda kugandukire, ngandukira ngukunde. Ubwo ni ukuvuga ngo umugabo arasabwa iki? Umugabo arasabwa gukunda umugore, yego, niryo tegeko. Hanyuma umugore arasabwa kugandukira umugabo. None kubera ibihe twanyuzemo, abagabo kubera gutinya amakuru ari aha hanze, abagabo ko baraganduka kandi bitemewe. Aho kantu murakumvise? Kubera amakuru ari aha hanze y'ibibazo n'iki, ngo none se ngo tugire gute? Kare nababwiye umuvugabutumwa arimo abwiriza, aravuga ati ndashaka guhagurutsa abagabo bumva abagabo bumva baganze n'abagore. Abagabo bose barahagurutse, hasigaye umwe. Batese wowe ko wicaye, umugore wamushoboye gute muri iki gihe? Ati namwe muracyihagurutsa. Ati ngiye nari guhaguruka atambwiye, nari kubihera hehe atavuze ngo mpaguruke none. Ati ko muravuga ngo barabaganje muhaguruka batababwiye. Umva itangazo, amen. Umugabo ntaganduka arakunda, yego oya. Umugabo ntaganduka arakunda. Kuganduka, umugabo ntiyubaha, ntabwo umugabo yubaha umugore, aramukunda. Rwa rukunda mukunda, amen. Kubaha byo birumvikana. Aha. Noneho abadamu rero, umudamu ntakunda, arubaha. Uwo niwo mubare w'ibanga uzatuma urugo rwawe rugera aho ushaka kugera. Abatwara imodoka hari amategeko bajya biga. Iyo ugiye guhura n'umuntu muri mu modoka mwembi, bavuga ko iyo acanye amatara maremare wowe ucana magufi. Iyo mucanye maremare mwembi bihurira hagati ugasanga mwasekuranye. Muri iyi minsi umugabo araza yacanye maremare, umugore agacana maremare. Ati ntimugire ngo hano turacyari mu minembwe. Bacana maremare bombi bakagongana, bagongana abana bakabura nyirabo. Niyo mpamvu abana bamwe bahunze ingo, abandi bagashaka kwigenderaho bashaka. Jina la Bwana libarikiwe. Ndacyari kuri Rusi, yari ndaza kubabwira. Rusi yari afite ibintu bitatu, yari afite vision, yari afite mission, akagira na strategy. Strategy ya Rusi yatumye akundwa igihugu cyose. Imana iramukunda, Nabo aramukunda, abasanze baramukunda, ijuru riramukunda. Rusi aragenda abyara Bowazi, Bowazi abyara nde, biragenda bigera kwa Yesayi, biramanuka biragenda. Niho Yesu yakomotse, kubera umukobwa wari ufite vision. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Aba mama murashaka gukunda ko mbivuze mukarakara? Mwebwe mugomba kubaha. Kubaha niki? Mwumve kandi namwe mutagira ngo twababwiye ibintu bikomeye. Kubaha
si uguhakwa. Guhakwa byo murabyumva? Kubaha si uguhakwa, si uguhinduka umukozi. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bireshya. Urukundo iyo bihuye no kubaha bibyara amahoro. Urukundo iyo bihuye n'amahane bibyara intambara. Kubaha kuhuye n'urukundo rukeye ni intambara, ni ugucumbagira. Mu Bikorinto ba mbere mu bice 11 mu bice 12 hari aho Pawulo yigishije iby'impano umubiri. Aravuga ngo umubiri wose ngo nubwo ufite ingingo zitandukanye ngo ariko ni umubiri umwe. Ngo iyo urugingo rumwe rubabaye rubabarana n'izindi zose. Ngo iyo rwishimye, haleluya, ngo rwishimana n'izindi zose. Noneho Bibiliya yajya mu Itangiriro ikavuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina ngo akabana n'umugore we akaramata, ngo bombi bakaba umubiri umwe. Uyu mubiri rero muri iyi minsi urimo kwitandukanya. Umugore arasitara, umugabo akamubwira ati ubundi warebaga hehe? Ubundi se kurasitara gute umuntu ufite ubwenge? Si uko izi ngingo zizazivuga. Iyo urugingo rw'ino risitaye amaboko yose aramanuka ati twasitaye twababaye, ururimi rugatabaza rukigizayo abantu, amaso ntagira ahandi areba. Ni ukuvuga ngo umugabo n'umugore baramutse ari umubiri umwe, umwe ababaye n'undi yababara. Ariko muri iki gihe umugabo ari mu kubabara, umudamu ati narakubwiye, narabivuze ihubuka ryawe. Ingingo ni umubiri umwe. Amina. Haleluya. Iyi nyigisho ko yatumye aho mwari mugeze mu mwuka musubirayo. Haleluya. Umupasiteri umwe yagiraga umugore w'ingare, bamwe navuze mu gitondo. Noneho uwo mudamu w'ingare noneho ageze aho ararenga we. Hari ubugare busanzwe, kandi burya abantu b'ingare rimwe na rimwe ni abantu bagira ukuri, gusa ntibamenye uburyo bwo kugusohora neza. Ukuri kwinshigana ko kujya guteza ibibazo. Tuzi ko bazavuga ngo ndi kuvugwa kose. Noneho rero uwo mupasiteri, amina, bega we, ya saha yanje banza yageze. Amen. Haleluya. Abaje nyuma turabakiriye mu izina rya Yesu. Mubakomera amashyi nabo. Reka dukomeze rero. Uwo mupasiteri umunsi umwe arabyuka ari niyinga ku cyumweru. Arabyuka arambara costume na karavate neza. Abasaza bakunda kuzinduka, yicara hasi mu gatebe ke ako bitaga kazunu, ari gusoma Bibiliya. Abagabo benshi iyo babyumvise baravuga ngo nubwo nabandi kuvuga mu ndimi ngo nobanza nkamukosora neza. Uzi uwo mudamu yakoze? Umugabo aricara arimo arasoma Bibiliya ateguye kujya kubwiriza. Umudamu aragiye afashe bitaga isafuriya y'ikirinda cyuzuye amazi, no ku mugabo we umugabo habe no kwikanga, habe no ngo aramureba, ngo aramubwira ngo ariko iki gitondo weretswe. Ati mu badamu beretse ni wowe. Kuntu numvaga nahiye, none uhishuriwe kumenaho amazi. Uri umudamu we wogira ute wowe? Yamubwiye gutyo, umudamu yakijwe n'amaguru iwabo. Ati bene aba bantu batajya barakara. Aho yorakarira ni umupanga. Guhindura imico birashoboka. Kuba wari ufite amahane ukinjira mu buzima bwiza birashoboka. Amina. Noneho reka rero mvuga aka kantu hanyuma ngiye kuri Rusi. Mwabagabo mukunda abadamu banyu, ngiye gusezeranya noneho, ngiye gushingira. Ariko n'abamama niyo baririmbye hari indirimbo bavuze ngo abagabo mukunda abagore banyu, namwe bagore mugandukire abagabo banyu. Reka mbabwira aka kantu abagabo.
abadamu uriya ni abanyembaraga, ni abantu bakomeye. Impamvu rimwe na rimwe banagira kamere zigenda zizamuka, abenshi ziterwa n'impamvu ngiye kuvuga. Abenshi usanga bavugira hejuru, abandi bakavuga barakaye, abandi batarakara bagaceceka, agaceceka icyumweru kigashira, akavuga ati ngiye kwihangana nta kundi nzagira. Abandi wabavugisha bakaba bararize, naho ntibazi ko ari abanyembaraga. Imana yabagize abanyembaraga. Ni ukuvuga ngo naje guhishurirwa nsanga abamama ni multiprise. Umudamu ni multiprise. Hari prise imwe, noneho hariya nanze kukazana yana nawe ntacomokora karahari, gafite imyanya ningahe papa? Imyanya 6 ku kantu kamwe. Iyi myanya 6 umumama ni multiprise. Umugabo acometse hano, abana hano, barumuna be baje iwabo, umurima koga ndavuga ngiye mu cyaririya, ndacyari mu cyaririya, ndaza no mu miki. Umumama yajyaga mu murima agatahana igishito, hejuru hari isogo, yataha umugabo akindikiza akajya muhamagara ngo nazane inkongoro, zimwe ntiziroga. Abamama kubera ukuntu yiriwe muri multiprise yasiza ajaburuye, ngo ajaburura arashokora, nta mazi ajya kuvoma. Noneho ngo atahe umugabo akamubwira ngo zana inkongoro, ntiyanategereje igihe yayogereje. Ariko umumama yatinda koza inkongoro, abagabo bene abangaba nabo agahita afata insobeko, umudamu akiruka, ariko yarangiza akagaruka akoza inkongoro, agacana mu ziko, inkono imwe yaritse iri mu isogo, iyindi yaritse. Kandi umugabo yarangije gukama inka kare, yicaye hanze ngo se ngo ntibirashya, ngo se ntimurahisha. Ariko mbega abamama we, naho gabagize n'umugisha wo kubyara, ahetse umwana umwe, undi ni incuke, ko aratsa mu ziko. Uyu w'incuke arashaka ibiryo, uyu uwonka arashaka konga, papa wabo arashaka inkongoro, iziko rirashaka kwatsamo. Abamama bakabikora byose mu mugoroba umwe, bikarara birangiye, abagabo bakarya, abana bakaryama. Igitangaza. Ngo bagere mu miji, reba umumama arabyaye, arabazwa umukozi, arabazwa igikoni, arabazwa imbabura, arabazwa amafaranga yasize, haje abashyitsi barakomanze. Kandi abamama ni abantu batajya bakunda gutungurwa, abashaka ngo umushyitsi abanza muteguze, niyo akomanze umumama bashaka ngo ajye guhindura imyenda, atahita munyunza mu ijisho, agashanga udutambara twegeranye, abanza akora isuku, umushyitsi akongera agakomanga ngo ese banga uwo nguwo nabaretse, arimo aregeranya. Naho umwana w'incuke nawe uko yegeranya niko abigarura. Naho boss nawe aricaye muri salo na telefone, ngo suko ngo turarya ryari. Mana we, ba multiprise muborohereze nabo bagubwe neza. Igitagaza kiraba, noneho ndababateje wa mugara. Ariko niyo realite, niko kuri. Niyo mpamvu umukobwa ataha ari muzima yari umuyumbe, yamara kuba multiprise, indirimbo zigashira, amasengesho agashira, abandi bakazavuga ngo yahangutse ryari. Ntacyo yabaye, yahuye na multiprise. Ubwo kandi ubwo mugende mwongeyeho namwe ibindi. Aho yashatse bose barimo kumuvuga ngo runaka ngo yashatse umugore mubi, ngo gusa mujinya agira. Kandi uwo mujinya ni ibintu byose yikoreye. Arahamagara umukozi agataha, cyangwa akajya kuri telefone. Abadafite abakozi hano, cyana gaze, ngaho umuriro wagiye, ngaho amata y'umwana, ngaho ibigize bite, ngaho cumba, ngaho karanga, amafaranga, ngaho ibigize bite. Hamara abagabo twarangiza ngo mumpa amazi noge, ngo nje gusenga. Yagera mu materaniro ngo uwo mwacu ntaraza. Araza gute? We woze gusa.
ndakubwiza ukuri ubikoresheje umugabo, ubikoresheje umugabo yafata urugo akarukinga agasiga ataye akagenda ati vaho. Amen. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa. Gongo lako na fimbo yako Bwana vyanifariji, sitaogopa. Hakika wema na fadhili